Yes, reka dukomeze tubasuhuze cyane tunabashimira kuba amwibuka gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Mwese muri ahantu hatandukanye, uturere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, ibihugu byose bigize isi. Kwa mudukurikiye nuko ibiganiro byacu biba byabanyuze, natwe tubiheraho tuvuga tuti tuzajya dukora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibiganiro bifatika, ibiganiro bifite icyo byabungura mu buzima busanzwe. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni iki? Uyu munsi tugiye kubabwira ni gute wamenya ko utwite. Muri iyi si ya rurema usanga abantu bagira ibyifuzo bitandukanye bitewe n'igihe runaka bagezemo. Urugero rwihuse, muri uyu munota ahantu runaka hari umugore upfukamye uri gusenga ngo Imana imuhakana. Ku rundi ruhande hari mugenzi we uri gusenga ngo Imana imubabarire nubwo yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ariko ntabe yaratwaye inda kuko wenda atarageza igihe we yumva yabyara. Utekereje kuri ibyo byose usanga ikibazo bahuriyeho cyose kizaba ngo ni gute namenya ko ntwite. Iyi niyo mpamvu tugiye kubabwira uko wamenya ko utwite. Abenshi usanga bategereza igihe cyo kuzabura imihango kugira ngo batangiye gukeka ko baba barasamye. Aha rero tugiye kwibanda kuri bimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umenya cyangwa ukeka ko wasamye. Ibimenyetso biba bijya gusa nka bimwe mu bigaragara ku mugore ugiye kujya mu mihango. Niyo mpamvu benshi batamenya ko batwite, ariko niba uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, bimwe muri ibi bimenyetso bigomba gutuma utangira gukeka ko wasamye. Kugira ngo ukeke ko waba warasamye inda, icya mbere ni uko waba warakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi nta buryo bwo kubonezaho urubyaro ukoresha. Bisaba byibura iminsi nk'itandatu nyuma y'uko intanga zombi zihuye ngo urusoro rubere kwajya muri nyababyeyi, ari nako umubiri utangira gusohora imwe mu misemburo. Iyo misemburo niyo itera impinduka zibanze n'ibimenyetso bijya kare. Hari isesemi ya mu gitondo n'impinduka mu mpumuro. Iki nicyo kimenyetso kizwi cyane ku bagore batwite, kugira isesemi ikabije ndetse no kuruka cyane mu gihe cya mu gitondo. Ibimenyetso biragaragara nyuma y'ibyumweru 2 usamye, bikazagabanyuka nka nyuma y'amezi 3. Gukuruka bigaragara cyane mu bagore batwise ku nshuro ya mbere. Ubushakashatsi burerekana ko hatazwi neza ikibitera, ariko hakekwa uruhurirane rw'ibintu byinshi harimo n'imisemburo hiyongereye. Ibi bijyana no guhumurirwa cyane, kunukirwa bikabije n'ibiribwa runaka, kurarikira ibiribwa cyangwa ibintu bidasanzwe biribwa ku buryo bukabije. Icya kabiri ni impinduka ku mabere. Igice cy'amabere kiri mu bice bigirwaho ingaruka cyane n'imisemburo. Nk'uko twabibonye, iyo umukobwa hagiye kujya mu mihango ni kimwe n'umugore iyo yasamye. Imisemburo ituma amabere hiyongera mu ngano, ndetse rimwe na rimwe akaba yanumva amurya mu mezi ya mbere yo gutwita. Impamvu nyamukuru amabere yahinduka ni uko aba yitegura kuzonsa umwana. Indi mpinduka nubwo idahita igaragara kare ni imuko ihinduka umukara kurushaho. Hari ugutonyanga kw'amaraso no kuribwa mu nda. Iyo intanga zimaze guhora zikora urusoro, ibi bibera mu miyoborantanga. Iyo igihe kigeze rero, urwo rusoro ruvaho rwari ruri rukajya mu mura hagati, aho rushaka aho rufata akaba ariho ruza gukurira rugahinduka mu h'umwana. Iyo urusoro ruri gufata ukumura, umugore ashobora kuva amaraso make akanaribwa mu nda. Gusa ibi bibaho hashize igihe nk'icyo waba usanzwe uboneraho imihango. Niyo mpamvu usabwa kwitonda ukareba niba icyo wita imihango atari ayo maraso ava cyane, ko yo aba ari make, rimwe na rimwe akazana n'ururenda rujya gusa na kaki. Hari ukubura imihango. Iki nicyo kimenyetso benshi bashingiraho bakeka ko baba batwite, ariko reka tubibutse ko gutwita aricyo cyonyine gituma umukobwa habura imihango, nk'uko twabivuze mu nkuru zacu zabanje. Hari ikindi hari kunanirwa bikabije. Gutwita byongereraho umugore umunaniro, ahanini biterwa n'uko uba ufite ikindi kiremwa muri wowe, kandi nako si akazi koroshye. Iyo hakiri kare nko mu kwezi kwa mbere, kunanirwa biterwa n'imisemburo iba yiyongereye, aho usanga aho umugore abasinzira cyangwa agahunyiza ahantu hose yicaye.
Impinduka mu kwihagarika. Iki ni kimwe mu bimenyetso biza kare ku bagore batwite. Kwihagarika inshuro nyinshi kurusha izisanzwe, ibi nabyo biterwa n'imisemburo y'abagore iba hiyongereye. Ikindi hari uguhinduka kw'ibyiyumviro. Imisemburo hiyongera umugore yasamye inda niyo itera guhinduka kw'ibyiyumvo byo mu mubiri, rimwe ukaba wishimye mu minota mike ikurikiyeho ukumva wise ubabara. Ibi bisaba kumenya uko witwara muri ibi bihe ngo utabera umutwaro abo mubana. Ibindi bimenyetso byatuma ukeka ko wasamye harimo kuzungera rimwe na rimwe, ukaba wanagwa hasi, kuribwa umutwe ndetse n'umugongo, kumva ibintu bimeze nk'ibyuma mu kanwa, mbese ukumva uburyohe nk'uwariye ibintu bikoze mu byuma. Ibyo tumaze kubona byose ni ibimenyetso bishobora gutuma umugore akeka ko yasamye, gusa bose ntibagira bimwe, hari n'abatagira na kimwe muri byo. Niyo mpamvu buri wese ukeka ko atwite agomba gukora ikizamini cy'inkari cyo gutwita. Ngira ngo mu nkuru twababwiye ibimenyetso by'ibanze ushobora gushingiraho kugira ngo umenye ko wamaze gutwita. Mbere yo kugira ngo ukeke ko watwite, ugomba kuba wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi ikindi ugomba kuba utaragize uburyo bwo kuboneza urubyaro ukoresha. Ikindi ni iseseme ya mu gitondo n'impinduka mu mpumuro. Twababwiye kandi ko hashobora kugaragara impinduka ku mabere igihe utwite. Twongera kubabwira ku dutonyanga tw'amaraso no kuribwa mu nda. Ikindi twababwiye ni ukubura imihango, aricyo kimenyetso abantu benshi bashingiraho. Turongera tunababwira kunanirwa bikabije ndetse n'impinduka mu kwihagarika, guhinduka kw'ibyiyumviro ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ko igihe ubona ibyo bimenyetso byose udakwiriye kwemera cyangwa se kwakira 100% ko watwite, ahubwo hari ibimenyetso ugomba kugenderaho. Ikindi ni uko ugomba kujya gukora ikizamini cyo gutwita. Kugira ngo ukore ikizamini cy'inkari cyo gutwita bigusaba agakoresho kitwa pregnancy test. Ni agasashi kaboneka mu maguriro cyangwa se za farumasi nyinshi mu gihugu, karimo akantu gatoya kameze nk'agakoze mu mpapuro ariko zikomeye. Aka kantu kaba gashushanyijeho utumenyetso twerekana igice ukoza mu nkari naho ugeza. Iyo mumaze gukozamo utegereza iminota 5 ukareba ahabugenewe haza uturongo. Iyo tuje ari 2 biba bivuga ko utwite, ukihutira kujya kwa muganga ngo babyemeze. Iyo hajemo akarongo kamwe biba bivuga ko udatwite, ariko kugira ngo ubyemeze neza usubiramo icyo kizamini indi nshuro imwe. Reka tubashimire cyane mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, tubabwira tuti turabakunda cyane. Mukomeze mukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo mukomeze kugirirwa amahirwe yo kumenya ibiganiro byacu cyangwa se yo kumenya amakuru ku gihe mbere y'abandi bose. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, mukomeze mukunde ibiganiro byacu, natwe ntabwo tuzabatererana.